ngiye gusenga numva birahindutse, numva siko ngiye gusenga, numva ngiye gusaba ahubwo umuntu wahuye n'imibabaro myinshi. Ariko nanjye ubwo nicyo kintangaje, wagiye gusenga usaba umunyamibabaro myinshi. Navuze nti nk'ubu hari nk'umuntu yaba ari kugukorera akaba yarahuye n'imibabaro myinshi kandi ari kugukorera, nguwo umumpaye njye nazakora ku buryo anezerwa. Hari n'igihe yaje muri iyo myaka 6, imyaka ya mbere nk'ine wumva donc nk'ibiri wumvaga mukundana muri fiançailles cyangwa atarakubwira? Hari ikintu yari yakambwira se. Wamaze imyaka 6, wamaze imyaka 6 biza ataraza. Okay. Niyo nagendaga ahantu nkamusanga nahitaga ntaha. Kugira ngo mukwebe. Nagendaga mu bukwe nkasanga ariyo. Kada ahita nitahira. Nkumva ndamutinya cyane. Iyo myaka rero ntabyo yarazi. Oya, byari byanyengenye. Yego. Nyuma rero nibwo nabwiye Imana nti ndashaka ko umuzana none. Yego. Umuzane abivuge. Imana ntago yatinze rero yaramuzanye. Bitaweme. Araza ikada yahise abivuga se. Yaje kunganiza ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri cyambere nagira ngo maze mushimire nyine ko yemeye gutanga isaka. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Ni umugisha. Urugendo rwacu rwa fiançailles rurasekeje kabisa. Twafiançanije nk'abantu b'abakozi b'Imana nyine. Nta muntu yigeze atubona mu muhanda. Iyo twashaka kuganira twarabivugana kuri telefone ko turi buhurire muri kioske ndi Nyamirambo, hanyuma akajyayo mbere ngiye nkamusangayo kandi nkamusigayo, ku buryo nta muntu ari butubone turi kumwe. Natinyaga ubuhamya bubi. Twarinze twerekanwa nta muntu bizi. Abantu bose barikanga kuko ngiye kubasuhuza abakunzi b'iyobokamana TV aho muherereye hose, haba mu ntara, mu mujyi wa Kigali, mu mahanga, kandi tunabashimira uburyo ki mukurikirana ibiganiro byacu ndetse mukaduha inama zitandukanye, ibitekerezo. Ibyo byose ni inkunga ikomeye, Imana ibaha umugisha. Hano rero tuhafite couple nziza cyane mukunda, Pstor Desire na madamu we, bagiye kutuganiriza inkuru y'urukundo rwabo. Cyakora mbere yuko babana nyine bakundana baraza kutubwira mbere byagenze bite, cyane cyane ko akenshi umuntu aba yarakuriye ahantu hatandukanye n'undi, badahuje ababareze, badahuje umuco. Baraza kutubwira ese nta kintu bishobora ku affect urugo, ese bigenda bite. Cyo kiganiro nicyo tugiye kuganira, mube hafi ntimucikwe. Reka rero tubasuhuze banatwibwire, tuganire nabo tubazi neza. Mwiriwe neza muraho? Mwiriwe abakunzi b'iyobokamana mwese. Yego muraho neza. Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Wenda mwatubwira n'amazina yanyu mukatwibwiraho gatoya ubundi tugakomeza. Nitwa Kiyange Ada Darlene, abantu umufasha umupasiteri, kandi dufitanye n'abana. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Desire Habyarimana, ibindi yabivuze. Yego murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira namwe, tubaziho inararibonye mu kuganiriza abubatsi ngo urubyiruko. Uyu munsi ngira ngo tugiye kuganira nabo batsi ngo ko nabo batarashaka bashobora kubyumviraho bakagira icyo batoramo. None wenda mbere yuko twinjira henshi twumva dushaka ko mutubwira inkuru yanyu mbere yuko mubana. Ese byagenze gute, mwakuze mute, muduhe amakuru noneho dukomeze. Murakoze cyane ku kibazo gikomeye. Kinoroshye. Kirakomeye. Biragoye kurezima ubuzima
kugeza ushatse cyane ko abantu nkanjye nashatse nkuze birasa nkaho bigoye ariko byagwa n'umumama yitwa Serafine n'umupapa yitwa Sylvestre hanyuma babanye mu buryo butemewe amaze kumuterura amujyana iwabo ahavuka icyo gihe twabaga i Burundi yamukuye i Bururi amujyana mu Kayanza ntabwo mama yahise abyara yamaze imyaka 5 atarabyara babagaho ubuzima bugoye buciriritse cyane cyane hanyuma bacaga inshuro bwari ubuzima bugoye amara imyaka 5 atarabyara ariko yari yanamuteruye ari muto ngira ngo atarakwiza imyaka yo kubyara 13 papa ntabwo yarakijijwe na mama ntabwo yarakijijwe birumvikana batinda kubyara ariko bakaba ari abantu nyine banywa inzoga bagwana bakora ibintu byose bitari byiza ngere rero nasamwe nyuma y'iyo myaka 5 ngiye mwana w'imfura iwacu bari barahebuye niyo mpamvu nitwa Desire umuntu yaje bamushaka habyara Imana n'umuntu avutse kubw'Imana mama yagiriye ibibazo mu gutwita biragorana kugeza igihe kwa muganga bamubwira ko nta mwana ari mu nda ye arabyakira n'inkuru irakwira ahantu hose nyine ko hari umuntu utwita inda y'ibitekerezo yaje kubyara rero nihuse abyara ngewe hanyuma banyita Habyarimana Desire ntangira ubwo buzima butari bwiza butarimo urukundo habe na rukeya ntabwo nigeze mbona urukundo rwa kibyeyi rwa rundi wakwita ko rushobora kuzagira umuntu umugabo buriya hari ukuntu abantu bibesha ntibamenye ko umwana uko asamwe amezi 9 ari mu nda ubuzima abayeho icyo gihe bushobora kuzamugira umugabo cyangwa bukamugira umurakari ntabwo byari bishimishije kuko ndibuka ko ku myaka nk'icumi gusa nari maze kwanga ubuzima numvaga kubaho nta kindi kirengaho ndibuka ko nagerageje kwiyahura nkumva gupfa ari byo byiza nkumva kubera byari binaniye nkumva nzica nka papa yenda kugira ngo babe amahoro mu rugo kuko buriya abahungu bari atashe cyane kuri ba mama babo kuruta abakobwa kuri ba mama babo rero kubona nka mama wakubitwa umuba w'inkoni akamara amezi menshi yameze nabi twatangiye gusangira uwo mubabaro ubwo buzima byari ibintu bitanejeje hanyuma nyuma yanjye barabyaye abana benshi ariko abo bana nyine natangiye kubacira inshuro ari bato bwari ubuzima bugoye butanejeje habe na buhoro hanyuma rero ndashimira Imana yampaye agakiza ndi muto ku myaka 10 gusa nakijwe gute hari umwana twabanaga yari yarazingamitswe n'abadayimoni hanyuma itorero ryaje rifite imbaraga nyinshi hari imbaraga z'umwuka wera zigaragaza baramusengera arakura ararambuka kandi Imana itimuzuza umwuka wera yari igihamya ku musozi ko Imana ikiza niba atangiye kutubwiriza hagati aho sogokuru yari umuntu usenga cyane mu itorero rimwe nashaka kuvuga yari umuntu uzi abatagatifu bose bo ku isi yari umuntu upfukama igihe kinini yari umuntu mu by'ukuri upuratika hari n'agasengero bamwitiriye kugeza ubu haracitwa ku gasengero kwa Mariko noneho ariko nareba nkabona ngo inzoga nyinshi nkabona imyitwarire ye nta mahoro rero nkizwa sinzabyibagirwa kuri iyo myaka 10 nagiye mu rusengero ntabwo hari hafi kwa rugendo rw'amasaha 3 ndagenda mbona abantu baseka kandi ngiye nseka ariko nibagiwe nukuvuga kugera ku myaka 10 rero utaraseka ntabwo nasekaga nta kintu cyiza na kimwe narinzi numvaga gupfa ari byo byiza kuruta kubaho nta gisobanuro cy'ubuzima cyari kihari mbona abantu baririmba mu by'ukuri mvugishije ukuri ndabona abantu bavuye mu ijuru bitahe kuko sinari narigeze mbona abantu bameze batyo noneho nkabona umupasiteri yaje yigishije uwo munsi nabonaga ari nk'Imana ibahagarariye bari busubiraneyo mu ijuru
uwo munsi rero ndibuka ko bahamagaye abihana ngo imbere n'amarira menshi bandambikaho ibiganza, numva ari nk'umuntu nyambuye igikoti kibi. Numva haje umuco mu mutima wanjye, numva nakiriye Yesu. Ntangira rero gutotezwa mu muryango. Kuko icyo gihe muri iryo dini sogokuru yasengeragamo, iyo habaga hari umuntu urivuyemo akajya mu barokore, bahita bamufungira amasakaramentu. Byari ibintu bigoye. Ubwo natangiye no gutotezwa by'ingufu, ariko ndihangana kuko nari naraboneye ibyibuze umunezero. Ubwo buzima burakomeza, ariko ngira Imana nyuma y'imyaka 2 mama itarakizwa. Yaragwaye amara igihe kinini, aravuga ati basi nshakira abakozi b'Imana bansengere mpfe nkijijwe. Baramusengera ahita arakira, ntiyapfa ahubwo arakira. Nyuma y'umwaka papa arakizwa, hanyuma bahita bantangaho 1/10. Icyo gihe mpitani mu kiwacu njya kubana n'abamisiyoneri, dutangira kugenda dushinga amatorero duhereye munsi y'igiti, bana nabo muri ubwo buzima, kugeza igihe natangiye kuba umumisiyoneri ku giti cyanjye. Madamu twahuye ndi mu ivugabutumwa, birumvikana. Duhura nyene nkorera Imana, maze imyaka myinshi mu ivugabutumwa. Numva nabampiniye aho rwose, nawe akatubwira byibura mbere yuko mubana uko byari byifashe. Karibu mama Ada. Yego, murakoze cyane. Ngewe mvuka mu muryango w'abana 9, ngendo wa 9. Yego, gucura mu yandi magambo. Ubuzima nabayeho, ntabwo navuga ngo nabayeho ubuzima bubi, kuko ababanje yenda bo bashobora kuba barabayeho mu buzima bugoye, ariko ngiye navutse iwacu hamaze kumera neza. Papa afite akazi, tuba no mu nzu nziza, dufite toilette mu nzu, ari mu gisirimu. Kandi ngiye navukiye kwa muganga muri maternity. N'ubu ibitaro birahari, ntabwo ari inaha. Ubwo rero ntabwo navuga ngo nabayeho ubuzima bubi pe, ntabyo nzi, ntabyo nabonye. Ariko papa yaje gupfa mfite imyaka 10. Gusa nubwo yapfuye nta cyuho cye nabonye, kubera bari nabucura. Abakuru bahise basa naho bazibye icyuho, ku buryo nta kintu nabuze. Ntabwo nigeze mbura imyenda, ntabwo nari naburara ku mundebe uko ngo habe na rimwe. Hari igihe mbivuga abana bari abandakariye, ariko n'ubuntu nta kindi kiguzi natanze. Ariko ndashimira abavandimwe banjye, bakoze ibintu bikomeye kugira ngo ntahura n'umubabaro. Ntabona ko papa ntawe uhari, babikoze neza, Imana ibamugisha. Ni ukuvuga ngo rero no ku ruhande rw'Imana, kuva ndi muto Imana yagiye improteje. Sinabonye ibintu bikomeye pe, nta bintu by'ibibazo, nta bintu by'ibikwazo, reka da. Urumva hari n'igihe umuntu asiga umuryango ukajya ku ishuri, no ku ishuri nabayeho neza. Nize mu kigo cy'ababikira, mbana n'abana beza, nta muntu nigeze mbona ngo aranyanga ngo ngira abanzi, reka da. Sinari nzi umuntu yanga undi gute, nabonaga bose bankunda. Kandi Imana yagiye indinda n'ibintu by'ibyago. Singira ibyago ngo byo gupfusha cyangwa se kubona abantu bapfuye. Nta bintu biteye ubwoba nzi, ntabyo nabonye. Nubwo no muri aka karere hagiye habamo ibihe by'intambara, ngiye ntabyo nzi, ntabyo nabonye. Byabaga hano nkaba ndahavuye, bikasigara biba nahavuye. No mu muhanda kwa kundi haba impanuka, ngiye nsanga byarangiye. N'ubu ngubu usanga byarangiye. Ngibazaho nkanatinya cyane, hagase kubera iki Imana. Ntabwo nzi impamvu Imana impisha ibintu biteye ubwoba, ariko nuko nibereyeho pe. Kuvuga ngo nagiranye ikibazo n'umuntu, byabaye niga muri universite mu murimo w'Imana. Niho nagiranye ikibazo n'umuntu, mbona nanone ndatinya, nagase bibaho se. Ibaze kugera muri universite utarabona umuntu kwanga.
ni nubwo buzima rero njye nabayemo cyane ko niyo bavuga ngo ibikomere umuntu yarakomeretse njye ndaceceka kuko ntabyo nzi byankomerekeje. Hanyuma rero nakijijwe ndi mukuru ariko no muri ubwo buzima nabayeho ntakijijwe nabwo nari umuntu nyine wiyegura ibintu byo gusenga cyane. Ntabwo nari nkijijwe, ntabwo nari nzi Yesu, ariko nari umuntu usenga witwara ukuntu. Ariko aho nkirijwe nyine nibwo namenye neza noneho Kristo. Mbaho rero noneho mu buzima bwiza kuruta ubwa mbere. Ubwo rero nyine ndi umukobwa nabagaho nk'abandi bakobwa bose, nkabona n'abasore, ariko nanone ntabwo nakubwira ngo nakundanye n'abasore. Reka da, niberagaho gutyo gusa, nta musore mvugisha, niberaho uko nkajya gusenga nkavayo, ku buryo wari kwibaza ute se uyu nguyu ni umubikira cyangwa ninde? Nubwo buzima nabayeho mu muryango ari amahoro. Iwacu twabagaho hari ibintu mbese byo kuririmba, mafete, kuri bonane twararaga tubyina imiziki, turya inyama, mbega urumva ubuzima bwo muri famiye bwari ubwo. Iyo twavaga ku ishuri buri wese yazaga yerekana noneho imiziki igezweho, turushanwa ati wejya hariya utwereke. Mu rugo byabaga ari ibintu by'ibirori, nta kurwana, nta kubwirana nabi, mama gusa akatujyana mu mirimo tugakora. Nuko mu rugo iwacu habaga hameze. Rero nakuriye muri ubwo buzima. Biratangaje cyane kumva umwe wakuriye aho hantu mu busharire, mu burakare, undi yakuriye mu birori bitangaje, noneho abantu bagira batya rero baravuga ngo bagiye kubana. Njye nahise nibaza ngo se mwarabisengeye, wenda ka tubaze pasiteri, mwasengeye umufasha, mwamusengeraga azaba ameze gute ko numva yabaye mu birori ukaba warabayeho mu busharire, byaje kugenda gute? Ntabwo nzi ukuntu abisobanura neza, ariko umusore wese aba yifuza kurongora. Nanjye numvaga bizagera igihe ndangashinga urugo. Usibye ko ntabwo bwa mbere byari binshishikaje, kubera nabagaho ubuzima buri navuye mu bya bibazo byo mu rugo bitangiye mu murimo w'Imana. Mu murimo w'Imana naho byari nk'igisirikare, byari ukugenda ushinga itorero, mubwiriza, mugenda. Ibyo bihe mbirangiza mpita ntangira ubumisiyoneri. Ubumisiyoneri kuva ku myaka nk'ingahe? Nabaye umumisiyoneri kuva ku myaka nka 15, bantanze icya 10 ku myaka 13 n'ine. Tanze icya 10? Yego. Gute bande? Ababyeyi barantwaye nyene banshikiriza abamisiyoneri. Bantanga icya 10. Hanyuma mfite 18 nibwo natangiye kuba umumisiyoneri njyenyine. Ugenda. Ubwo buzima bwose bwari nta mikino bwari burimo, bwari ubuzima bugoye. Gushaka rero buri muntu ashaka ari stable, atuje ari ahantu hamwe ateganya, byari bigoye. Ariko byaje kugera igihe noneho Imana ikajya ibinsezeranya, ikambwira ko izanyubakira urugo. Ndumva kubisengera sinayakoreka kubisengera, ariko none hari hasigaye amahitamo. Mu by'ukuri nagira ngo mbwire abakunzi b'iyobokamana badukurikiye, hari ukuntu cyane cyane abatarahitamo, hari ukuntu abantu bibesha. Umuntu akajya avuga ati nk'ubu yenda urugero ni umuresikape, avuga ati wampe umuntu w'imfubyi yarokotse nkanya akaba ariho tubana, nibwo naziyumva neza. Undi akavuga ati ngewe wampa umuntu yababaye nkanya. Buriya n'abahungu bakuze aravuga ati wampa umukobwa ukuze ku myaka nyine nk'iyanjye. Kandi iyo umuntu amaze kugira 35 40 imikino ibigenda igabanuka. Undi abakubwira ati ngewe wampa umuntu utaratese. Ariko nanjye na impamvu ntanze izo ngero nuko nanjye ariko nabyibwiraga. Numvaga nshaka umukobwa ari seriyeze, useka gake, ariko byari kuba ibyago iyo nza kugira umugore ameze gutyo.
urukundo rw'Imana rero rwampitiyemo uyu nguyu yego niwe yari akwiriye kuza mu buzima bwanjye kugira ngo yuzuze ahatuzuye. Ntabwo ari n'umugisha kuri njye. Ubudasa abantu bakwiye kubwizihiza bakumva ari ibintu byiza guhura bakabana mu budasa. Tekereza yenda ntanga urugero, iyo tugira nk'urugo rw'abantu baseka bibagiwe, ubwo rugo ninde ari kuruzamo? nawe rwose natwe ntabwo hanyuma sabwa abana bari kuhavukira byari kuba ari barakari. Ariko byibuze iyo nabaga ngewe ndimo gushimashima ibikomere, madamu yabaga aseka, abantu ntibavumbure bakagira ngo ni ukwitonda. Mbone rero kubabwira ko hari igihe umuntu yitonda kubera ariko aremye, ari karagiteri ye, ariko hari n'igihe biterwa n'umutima ukomeretse. Rero umuntu akwiye kwibaza ngo ukomeze ni imiterere gusa cyangwa hari ikindi kintu kibitera. Yewe ntabwo byari kwitonda gusa, ahubwo ko ari ukumigwa kubera ubuzima umuntu yaciyemo. Hanyuma ndumva ari nkuko nasubiza. Nuko murahura, n'iki cyakwemeje ko ari we? Ubundi iyo musenga mwembi, iyo musenga, iyo reka ntanga urugero ruri bibilike. Igihe Adamu Imana yamuzanira Eva, ntabwo Imana yamubwiye ngo dore umugore wawe, ahubwo yaramubonye amera nk'uhishuriwe, yumvagize conviction, umutima umwemeza ko uwo muntu ari we. Iyo uhuye nawe, nashaka aba adafite amaguru, abana n'ubumuga, nashaka aba yarize cyangwa atarize, nashaka aba yarabayeho ubuzima ubwo ari bwo bwose, uhita wumva wemeranywa n'umutima, ukumva urukundo rwawe niho rugiye. Icyo gihe rero ntibishidikanywa, nubwo abantu bose batabyemera cyangwa babyemera, wowe uba wumva ufite ikikwemeza ko uwo muntu ari we, ubwiye ko aje kuzuza hahandi mu buzima bwawe. Ibindi mubivugaho nyuma. Yego. Murakoze cyane. Mama Ada rero uvukiye aho ngaho, nawe avukiye aho, noneho mugiye kubana byagenze gute? Se yaraje arakubwira wumva nibyo? Wamubonye mbere wumva nibyo? Ko abasore nibo barambagiza, aho yakubonye mbere yumva koko ni wowe? Mwebwe byagenze gute? Mwarasenze? Yaraje ubanza guhakana, ubanza kubyigaho? Mbese amakuru nahayahe? Turangiza segonderi twabonye abatwigisha, tubwira ati rero murangije kwiga, ni igihe cyo gusengera abo muzabana. Nibwo bwa mbere nari mbyumvise rero ibyo ko umuntu agomba gusenga, ko nari maze gukizwa, numva nibyo. Ariko bakatubwira bati ni ugusaba, ukavuga uti twarabaze ati umuntu asaba gute? Ni ugusaba muremure, niba ukunda igikara, niba ukunda inzobe, nyine wowe ushyira mu gaciro, ukavuga uti ngewe nshaka umusore umeze gutya. Ariko bakatubwira ibintu by'igihagararo, nyine twese twumva gutyo. Iyo twari dufite umumoniye nyine twubaha, kandi ibyo yatubwiraga twumvaga ari byo. Numva nibyo, numva nako ngiye gusenga. Ariko ngiye gusenga numva birahindutse, numva siko ngiye gusenga. Numva ngiye gusaba ahubwo umuntu wahuye n'imibabaro myinshi. Ariko nanjye ubwo nicyo kintangaje, wagiye gusenga usaba umunyamibabaro myinshi. Nabuze nti nk'ubu hari nk'umuntu yaba ari kugukorera akaba yarahuye n'imibabaro myinshi kandi ari kugukorera. Ubu nguwo umumpaye, njye nazakora ku buryo anezerwa. Ariko ntabwo nari nzi ikintu nsabye. Yego. Aho naho nashakaga ko kuhumva cyane. Ntabwo nari nzi ikintu nsabye, gusa nabisabanye umunezero, ngira ngo ni umwuka wera wabinshyizemo. Numva nibyo nsabye, njye ntabwo navuze ngo muremure, mugufi, ngo mwiza, reka da. Nisabiye ibyo gusa ngo umunyamibabaro. Ariko nyuma kandi uri gukorera Imana, umunyamibabaro uri gukorera Imana. Umukozi w'Imana, ariko misiyoneri watesetse. Nyuma maze gushaka nibwo navuze Imana yo mwijuru ibintu nasabye. Iya mugo Imana numvise hari ibindi byari kubaho kandi nkababara. Ariko Imana izi ubwenge, yari izi ibyo nkwiriye. Yari izi ibyo nkwiriye. Nubwo nasabye umunyamibabaro, ariko Imana yari izi physically nyuma unkwiriye. Niyo yampitiyemo mu by'ukuri ko njye ntacyo nigeze nyibwira kubijyanye n'iby'inyuma. Yego.
hanyuma nsenga iminsi rero nyuma yo gusenga nyine abantu b'Imana iyo basenga hari igihe bahishurirwa nagiye mpishurirwa mu nzozi Imana ikanganiriza mu buryo bukomeye ko nari umunyamasengesho nanone cyane Imana ikambona bugufi ikanganiriza Imana igenda inganiriza neza ikampa n'amadetaye nkabibona neza uwiri kumbwira yego ariko nye nkarwana byibukana abadayimoni bashye natwitse imyuka mibi nirukanye abadayimoni benshi numvaga atari Imana iri kubimbwira nkajya mbyishyiraho nkavuga ngo ubwo muzi nibyo nibwira namukunze nibyanjemo ni ukubera yuko namubonye ngasenga ngiye nirukana abadayimoni ariko nyuma nyine nza gusanga atari abadayimoni zanga sibo ariko naratuje iyo myaka ni myinshi yari imyaka 6 namaze nsenga numvira hari n'igihe byambanaga byinshi ntabwo nsimzihererana ngiye kureba umukozi w'Imana mbibaza ngasohoka nagera ku irembo nkumva ijwi rimbwira ngo subira mu rugo ngasubirayo byari byanjye njyenyine nta muhanuzi kada nabibanaga gutyo ariko hari igihe Imana yandohoreye nyine mara igihe ntabyo ndi kumva muri iyo myaka 6 harimo nk'ine namaze ntabyo no hari n'igihe yaje muri iyo myaka 6 imyaka ya mbere nk'ine wumva donc nk'ibiri wumvaga mukundana muri fiançailles cyangwa atarakubwira hari ikintu yari yakambwira se wamaze imyaka 6 wamaze imyaka 6 biza ataraza okay niyo nagendaga ahantu nkamusanga nahitaga ntaha kugira ngo mukwebe nagendaga mu bukwe nkasanga ariyo kada nkahita nitahira nkumva ndamutinya cyane iyo myaka rero ntabyo yarazi byari byanjye njyenyine yego hari n'igihe yansubiye muri icyo gihe ariko asanga narabyirukanye nta bindi tuganira ibisanzwe ndamuherekeza aritahira ariko hari igihe nyine byazaga ari byinshi nkumva namuhamagara nkumva namubaza nturi hehe hari n'igihe nahamagaraga kamuhamagara amakuru umeze neza sawa bye nkahita nkavuga Imana ubu sinasaze kuba namubajije gusa ngo umeze neza nkumva nikosa nakoze nkumva ndikiripabiliza nyine ariko iyo myaka ndashima Imana pe nayirangije neza ntakoze amabara igihe cyarageze rero nsaba Imana yuko niba ari Imana kuko inganiriza ibi bintu bikwiriye kumenyekana yego bikajya hagaragara akagira icyo akubwira akaza nyine kandi wumvaga umukunda utegereje ahubwo naramukundaga Imana ihita gushyiriramo n'urukundo naramukundaga kandi sindi bumubwire sindi bujye no kumureba kumva byari ibintu bikomeye cyane ndabyumva gasenga nirukana ibyo bintu by'abadayimoni Mana uriya ni umukozi wawe nanjye ndi umukozi wawe mbabarira kuramo ibi bintu ariko Imana ntibikuremo nyuma rero nibwo nabwiye Imana ndashaka ko umuzana none yego umuzane abivuge Imana ntabwo yatinze rero yaramuzanye hita weme araza reka dahise abivuga se yaje kunganiza ijambo ry'Imana ariko njye nari nasenze ngo Imana imuzane duhuye arambwira ngo urumva afite amagambo y'Imana ni ukuri nta yandi yari afite muri icyo gihe cyose cyane ko ari misiyoneri amagambo ngo kandi yumva ari njyewe yafasha ni ukuri pe mu mutima ndavuga nti Imana ugiye kuvivura bya bintu wambwiye aje anganiriza Isaka kuntu Aburahamu yatanze Isaka rangije rero ati burya ati ni byiza ko mu buzima umuntu agira ikintu cyiza atanga mu mutima kubera nari nsanzwe nganira n'ijwi ry'Imana nabwo nabaga ndi kumva ijwi ringaniriza kuri uyu muntu we nkamwumva ariko nkaba numva n'irindi jwi rero uko twabaga twicaye ijwi numvaga nta rindi numvaga ijwi rimyemeza ko ari we mugabo wanjye yarambwiraga ngo uyu ni umugabo wawe
nkaryumva nyine ariko nkirinda kugaragaza ko hari ikintu ndi kumva we ngakomeza nkamutega amatwi nyine ambwira ukuntu Aburahamu yatanze Isaka kandi nkumva ko uko kuntu ari kunyigisha gutyo uwo Isaka nkumva ni njyewe nkumva ni njyewe ngomba kwemerera Imana yego ngakorera Imana ngashyigikira uyu mukozi w'Imana yego nyine we yarigishaga ariko nanjye mfite ubundi busobanuro ndi kubura yabanaga n'Imana mu buryo kandi Imana iyo igushaka irakwegera burya hanyuma rero ubwo yaritahiye nyine nta kindi ngiye nasigaye mu rubanza na Yesu ntacyo avuze ese ni buriya ko narinzi ko aje kubivuga akaba atabivuze ko ntangira gusaba Imana ibindi bimenyetso bya simusiga ariko Imana ntabyo yampaye yarambwiye ngo ibimenyetso n'iby'abatizera nta bindi yego rekeraho gutyo rero hashize igihe cy'amezi 5 tuganira bisanzwe ariko ubona ko noneho ibiganiro bifite imbaraga kuruta mbere yampamagara nkamuha ibyifuzo byo gusengera yaba agiye mu ivugabutumwa akambwira nkajya mubaza impamvu kubera iki ngewe uri kubwira ngewe mbona uri umuntu wo mwizera yego bikagarukira aho ngaho gusa amezi 5 yose arashira pe kuri ngewe byari birebire cyane amezi 5 ni menshi ukunda atarazi hari igihe mbivuga gutyo rero bamwe akati ariko uwo mugabo wari umukeneye koko ntabwo nari mukeneye none se imyaka uzi gutegereza imyaka 6 nyinshi cyane ukunda umuntu atabizi yego nuko rero byagenze pasiteri yaraje ndatubwire ababwiye ijambo ry'Imana arajye musomera ijambo ry'Imana murahura ukajya umuha ibyifuzo ese kugira ngo ufate icyemezo wenda numva ibibazo bibiri kugira ngo ufate icyemezo umurambagize byatewe n'iki ese iryo jambo ry'Imana ko wumva we yaryumvaga kumvamo ibindi kugira ngo ujye kuri muganiriza ese hari icyo nawe wari wumvise cyangwa wari muganirije gusa bisanzwe nk'inkuru mu by'ukuri na cyambere nagira ngo maze mushimire nyine ko yemeye gutanga Isaka ni ibintu by'ingenzi cyane ni go mugisha hanyuma yewe nifuzaga umugore umva we yifuzaga umuntu yababaye azafasha yewe nifuzaga umuntu uri uzumva umuhamagaro wanjye kuko ngiye ntabwo mbaho ku bwanjye ibintu byose ari ibyo uzambonana ari ibyo nkora byose bigaruka hahandi ku murimo w'Imana numvaga rero ntashatse kugira ngo mbyare iyo biba ari ibyo muneye kuba narashatse kera numvaga nshatse kubera impamvu y'umurimo w'Imana rero sinari gutwara umukobwa udafitanye isano twajyaga duhurira mu rusengero akabwiriza ngafashwa nkabona umukobwa ari afite determination kandi ku kigero kiri hejuru mbese uzi icyo gukora yarayoboye umurimo w'Imana muri kaminuza rimwe na rimwe najyaga njya kubasura ukabona nyine ni umuntu azi icyo gukora rero niyo mpamvu imwe yatumye mukunda numvaga nifuza umukobwa umeze utyo hanyuma ariko impamvu yo kuganira ijambo ry'Imana ngaca hirya nuko ndi umuntu utinya ubuhamya bubi nangaga ko zikurambagiza umukobwa akakubenga ejo kazafata undi akakubenga akanabivuga ndashimira Imana ivyo n'ibyambaye yego rwose niwe narambagije wenyine niwe twabanye kuri nge yari intsinzi kuko wa murimo w'Imana ntiwabangamiwe gusa uko nabisubiza nibyo pe nuko nguko wiyumvamo kuvuga ijambo ry'Imana rero ugiye kumuganiriza wumvaga ari ibisanzwe numvaga muganirije ariko ubundi hari mu gifaransa bavuga amagambo 3 bavuga amour bakavuga amitié na intimité
nta kugenda ngo uhubuke uhite uvuga ngo nitwa runaka naje kukurambagiza uranyemera cyangwa ntunyemera. Iyo ni military love. Ni military love. Ubundi ni byiza kubanza ubu mukunda mu mutima, ni byiza kuba ku bushuti hanyuma akazakubera inshuti magara. Ibyo ni urugendo rero n'abahungu badukurikiye n'abakobwa, ntuzarambagize ari nibwo mukimenyana, nturamwiga, nturamenya imico ye ngo uhite ukubitiraho, ntabwo ari byo. Ku bwanjye numvaga atari ko nkwiye kubigenza. Niyo mpamvu watangije ijambo ry'Imana. Yego cyane ko wa mugani nibyo niho mwahuriraga, ni mu bintu by'Imana. Nta yandi magambo ari kugenda umubwira, ntabwo ari buvuge filime, ntabwo ari buvuge ibindi biri aho ngaho masiporo, wari buvuge nyine ijambo ry'Imana. Nuko rero murakundanye, urumva birabaye. Si urugendo rwanyu rwa fiançailles rwamaze igihe kingana iki? Ni ibiki byabayemo? Urugendo rwacu rwa fiançailles rurasekeje kabisa. Twafiançanije nk'abantu b'abakozi b'Imana nyine. Nta muntu yigeze atubona mu muhanda. Iyo twashaka kuganira twarabivugana kuri telefone ko turi buhurire muri kioske ndi Nyamirambo, hanyuma akajyayo mbere, ngiye nkamusangayo kandi nkamusigayo, ku buryo nta muntu ari butubone turi kumwe. Natinyaga ubuhamya bubi. Twarinze twerekanwa nta muntu ubizi. Abantu bose barikanga kuko bari banzi nabo bamuzi, twese turavuga butumwa. Rero byari kuba ari bitari byiza kubona kururu n'uciye ahani runaka na runaka. Hanyuma twakoze fiançailles, ngiye ubundi bari barambeshe abasore inshuti zanjye muri fiançailles nta muntu ukizwa. Ngira ubwoba, nkavuga nzakora fiançailles nto ishoboka kugira ngo ntazava. Ariko twakoze fiançailles umwaka n'amezi 2 ngira ngo birenga cyangwa 4. Ariko ndashima Imana ko twakoze fiançailles nziza ikarangira amahoro. Yewe yategaga igitambaro iminsi yose. Ntago narinzi niba afite umusatsi, sinarinzi niba afite inkovu mu mutwe. Mbese hari ukuntu twahuzwaga nyine muri ubwo buryo bwo gusenga n'umurimo w'Imana. Fiançailles yacu niko yagenze, ariko fiançailles nta muntu nabwira ngo azakore fiançailles ngufi. Ntabwo ari byiza. Ni byiza ko kuko fiançailles ni igihe cyo kumenya gusoma hagati y'imirongo, ukamenya ngo ninde nibiki nzihanganira, ubuzima bwacu buzaba bumeze gute, ukamenya byose byibuze nka 80% ukamenya urugo ugiye gutangira. Rero nubwo tutabonanaga cyane, SMS zarakora, habaho paki za nijoro tukavuga, ariko bitari ukugira ubuhamya bubi mu muhanda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero murabanye, mugeze mu rugo, mwatubwiye ukuntu umwe yatese cyane, undi yakubititse, ndetse birimwe birenze kandi ari byo byarasabwe. Ariko hari ijambo bavuze utanyamara sinarinzi icyo nsabye. Ese mu rugo byagenze gute? Ntibyafekse urugo? Iyo mibanire yanyu uko kuntu mutandukanye ntago byabafekse? Nta kintu byakoze mu rugo umuntu akumva arakubititse? Yego, ntabwo nabivuze mbere, ndavuga ngo ntabwo narinzi ikintu nsabye. Muri fiançailles twaraganiraga, akambwira ko yanyuze mu mibabaro myinshi. Nkumva ni ibyo nyine nibyo nashakaga. Ariko sinarinzi umuntu wanyuze mu mibabaro uwo ari. Sinarinzi ukuntu aba ameze. Ntabwo narinzi ukuntu aba ateye, uko yitwara. Ntabyo narinzi. Tugeze mu rugo rero, nabonye ibintu bikomeye, nkagira ngo tuzajya duseka rero. Iki ni igihinde nkagira ngo tuzajya duseka, dukine, twiruke, tubyine, rimwe namenyereye iwacu. Nsanga siko bimeze. Nsanga hariho ngo igihe ngo bari gushima ibikomere. Ntabwo se ubundi ibyo biba biri hehe, umuntu abishima gute? Ntabwo nabaga ndi kubyumva. Niba tuvuganye nkavuga n'ijwi rizamuye,
nabaga byose mbyishe kubera yahitaga yibuka nyirakuru ukuntu ngo yajyaga amubwira akajya ambwira ngo noneho wabaye ntuza akambwira ngo noneho wabaye runaka neza neza kandi njyewe iwacu kubera uko kwisanzuranaho no kuvuga twavugaga gutyo nyine niba wakosheje umuntu yaraguhagurukira akagusomera neza kandi ntibitere ikibazo noneho nkaza kubyapurika hano ntaziho ko bidakunda rero bidakora kandi nkagira ngo ni ibisanzwe birankomerera ahubwo se umuntu ntazavuga ese umuntu ntaza noneho mbona birakomeye yaryama akiyorosa hose akimiramiza ntabwo se buriya ndagenda mubwire ngo iki nabwira ngo yewe ngo none se ngo umva birancanze birangoye nyine n'iki nakoraga nariheraga none nkarira uruzi ko mugiye kuryama ukabanza mugatera inkuru yabaga ari ngo kwibuka ngo byabaye hehe iwabo noneho ngiye simbashe kubyakira ngo byumve biratugora noneho ngewe icyo nakoraga nkarira kandi nawe ibyo kurira ntubizane ntabwo byabaga biri nabaga mbaye bucura ntiyigeze ahozwa ibyo ntabwo wumva ukuntu umuntu yifata ngo arire nabaga mbaye bucura nabaga mbaye umuntu nyine ubaye nk'umutwaro nanone ntabwo se ko nari nzi ko nzanye ibisubizo nkabambana ntabyo ndi kuza biratugora ariko nta kindi nuko habayeho iyo konflikt nyine umwe atumva undi nawe kuba ndi bucura kumva ndi bucura nyine nta bindi bintu byinshi ntabyo nabise ko atanyumva ntanyumva na gato ariko igihe byamaze nyine Yesu nawe yaradutabaye ngewe Yesu namwegera ngo si wowe se waduhuje kubera iki hatarimo guhuza ahubwo Yesu akanyereka natsinzwe nkabona amashuri arananiye hari n'igihe narotaga nkabona headmaster aranyirukanya kandi ati ndakwirukana ahubwo se noneho bagiye kunyirukana no ku ishuri ubundi ndi kwiga ibiki ndacanganyikirwa ku buryo bukomeye maze no gusama nyine sinamenye kubyitwaramo nk'uko twigisha abantu ngo iyo umuntu atwite ngo baraseka njye sinasekaga noneho wese nyine umera nko guseka byari byavuyeho ntagiseka ndira cyane kandi nawe ntanyumve twatabawe rero n'amahugurwa y'isanamitima nibwo twabashije gukira ibintu bisubira ku murongo ngewe nsobanukirwa uwo ari we ko ntabwo nari muzi sinari nzi umuntu wababaye uko biba byaramugendekeye ariko nza kubimenya noneho menya uko mutwara ko hari n'igihe narotaga nkabona ndi kumutonganya ukuntu nkabona bazanye brancard nkabona bamushyizeho baramwirukankanye ngo arwaye umutima kandi noneho ndapfuye ndavuga ngo waramwangiza gutabizi kandi uzwi kugira neza donc niyo mpamvu na mwarimu wanjye w'ishuri yashaka kunyirukana ku ishuri byari byananiye kuko nasabye ibyo ntazi ariko igihe cyarageze ndabimenya nyine ndabimenya ni burya bya bintu nasabye Imana ni ibi ngibi noneho nza namenye ko nkwiye kubyitwara ibi bintu birakomeye kuba dukurikiye mu byumve kurushaho urumva umwe yari yarakunze undi mudamu yari yarakunze umugabo hashira imyaka 6 yose ategereje ko aza kumubwira ategereje ko amubwira ko amukunda kandi yasabye uwababaye nyamara bigera hagati bamaze kubana bahura n'ibyo bibazo umwe ntiyumva impamvu ndarira undi azi ngo bagiye guseka bamaze kugera mu cyumba baza radiyo izavuga babyine agiye kubona arabibuze bivuga ngo birashoboka ko ushobora guhura n'ikibazo warakunze umuntu ndetse unasenga ariko ukabyitwaramo neza byashobokaga cyane ko adahari kuba yaratashye yari kuba yaravuye mu rugo siko bimeze byari gushoboka da ashobora kuba waravuye mukavuga uti si ibi ngibi nasabye naribeshye nakunzeho ntagombaga gukunda wenda se papa Pstor Desire katubwire ese mumaze kubana we yiyumvise gutyo noneho nawe waruzi ko ari umukozi w'Imana mugiye guhura aratangiye ararize umvaga bimeze gute nagira ngo mbwire abadukurikiye ko hari ibintu
fiyansaye ikwiye kwitonderwa. yego hari urukundo no kumenya uko uzitwara mu rugo ni ibintu bibiri bitandukanye. yego ntekereza ko we yasabye umuntu yababaye ariko ntiyari afite ibikoresho byafasha umuntu yababaye, noneho akanshakiraho guseka kandi ntabizi, akanshakiraho kubyina, akanshakiraho iminsi mikuru, akanshakiraho ibyo bintu byose ntabizi. ubundi iyo yari kuba yubatse neza niwe yarakwiye kubimpa, akantoza kuba uwo nguwo yifuza. iyo Imana ihuje abantu babiri badahuye, umwe aba agomba kuzuza hahandi. wewe rero yansekeje ku ngufu kubera ko udaseka, agashaka ko ibyo yahawe n'abana bavukana bose ngiye mbimuha ndumwe. abandi 8 wari uwa 9 ubimuhe n'ibya papa n'ibya mama we cyane, kandi mpita nkomereza hahandi ntaho ntacabaye, kandi nanjye mu bubiko bwanjye ntacari kirimo, nta citegezo ca papa na mama mwiza babana, nta kintu kinejeje. iyo nabonaga nk'umuntu aseka naribaza ariko umusivire mana nkabona ari umuntu uri aho nyine, ariko kubera nari nkijijwe kubangama, byari nanga kubangamira undi muntu, nahita nkoresha umugani nkagucira imigani nk'icumi mu munota umwe, ku buryo bw'uko nkahita nikomereza kuko nabaga mbona nta hantu duhuriye. yawe akarira noneho gaca umugani. tubwire nk'umwe ku mugani wigeze umucira kugira ngo twumve ukuntu yahitaga amererwa. Imana yarayisibye ubanza ntakibuka kongera ngo yenda arayibuka, ariko nacaga imigani myinshi, nari nzi imigani ya kinyarwanda cyangwa yo muri bihe, ya kinyarwanda atari ya Bibiliya, ariko nashobora kuvuga nk'icumi mu munota umwe, kandi yose y'ubutindi, yuzuye umubabaro. rero ntabwo byari byoroshye. ku mafoto twamanitse muri salo hariho imwe yari iriho umugani, yavuga ngo nta mwami akizwa ngo ntabwo nkumvise neza ngo nta mwami ukizwa ngo nuko ingabo ze ari nyinshi. nta mwami ukizwa nuko ingabo ze ari nyinshi. uzi ibintu birimo aho ngaho, sesengure gake twumve. ni umurongo wo muri Bibiliya, ariko ibintu birimo aho ngaho ni ukuvuga ngo nyine kuba twakize tukaba twageze mu rugo rwacu ntabwo ari ukubera yuko dufite ingabo nyinshi, ahubwo ni Imana yadutabaye, Imana yadukijije. rero kuba tugeze aho tugeze si ukubera impuhwe z'abantu, si ukubera ko abantu batugiriye imbabazi, ahubwo ni Imana akagashyira ku ifoto nk'uko nguko kakabitsemo ibyo bintu byose. murakoze cyane. hanyuma rero niba hari umuntu ugoye kubana nyine n'umuntu yakomeretse, umubwira ukumva ushaka kuvuga si cyo yumva, ahita konekita n'amateka, akajya gushimashima nyine ibikomere, biba ari ukubyitondera. rero abakobwa benshi iyo wowe kuri we urugo ni ikanzu y'umweru mu munsi mukuru wa mariage, ariko urugo ntabwo ari cyo gisobanura. umuhungu aba yumva agiye kugera ku ntsinzi, agiye kuba umugabo, ariko ibyo ntabwo ari cyo gisobanuro, ahubwo no kwibaza ngo ni iki nzatanga, nubatse gute imbere muri njye. rero ntekereza ko byagiye biza buhoro, gusa nyine ntabwo niyo mpamvu imyaka 5 ya mbere abantu habaho gutandukana nk'uko wavugaga, nuko buri wese aba yananiwe kwakira. murakoze cyane, Imana ibakumugisha. ndumva muri kuvuga ibintu bikomeye, ndetse hajemo n'impuguro wese wananiwe kwakira undi, kandi koko imico ishobora gutuma abantu badahura. umva mwari mwarasenze mu by'ukuri munakundana, ariko ibyo biza Imana ishimwe ko wenda Imana yababashishije kongera kubisohokamo, uwo mukaba muri n'umuti ku bantu benshi bashobora kubagana. Imana ibaha umugisha. none rero reka wenda tumubagire inama abakobwa, wenda aragira inama abakobwa bagiye kurushinga, hari ibyo yasabye, hari ibyo abona kandi yageze mu rugo, noneho na papa aragira inama abasore. inama nagira abakobwa
ni uko umukobwa yakwitegura kuzajya mu rugo ariko yumva ko azaba igisubizo ntabe ikibazo kandi ntiyumve ko uko abitekereza ariko bizagenda uyumve ko niba agiye bazajya bamuha byose akajya yakira aho kugira ngo watange agahora ategereje ko ari we bareba ko ari we babwira neza ko ari we basekera ko bamuterura mbega yumve ko ibintu byose bazajya babimuha oya ahubwo yumve ko azagenda ari we ugiye gutanga ibidahari akaba ari we ubitanga yumva ariyo nama nziza akaza atagiye guhabwa ahubwo agiye gutanga byamugarukira bikaba ari byiza kurushaho cyane. Murakoze cyane papa. Murakoze. Inama nagira abasore ni uko mbere yo kujya kubaka akwiye kubanza kureba uko yubatse imbere muri we. Hari ibintu bitanu umugabo agomba gukora inshingano nk'eshanu. Agomba kugenda yiteguye mu mutwe ko agiye gutanga byose. Noneho igisekeje ni uko agiye gutanga byose kandi adafite byose. Akwiye kumenya ko ari igihe abantu batekereza urugo nk'imibonano mpuzabitsina. Akumva ashaka imibonano mpuzabitsina ihoraho cyangwa asunikwa n'imyaka cyangwa afite ikindi gitutu c'urungano. Ariko akwiye kumenya ko nagerayo bazamubaza amakara cyangwa gaze n'ubukode bw'inzu na mituweli n'ibishingwe na keya ibyo bintu byose agomba kumenya ko agomba gutanga byose n'ubwo adafite byose. Hanyuma iyo witeguye kuzabitanga ntabwo bikugora umenya ukuntu wiyaranja nk'umugabo bikaboneka kandi udafite byose. Icya kabiri ni uko umusore cyangwa se umuntu azava nk'umugabo akwiye kwitegura kuzaba papa w'abana. Kandi kuba papa w'umwana ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo ni wowe wundi ubuje bitandukanye no kuba umugabo w'umugore. Rero kuba papa w'abana ni ukumenya ko ari ugomba kwakira umwana mu mwuka, mu marangamutima n'umubiri. Niba wubatse nabi mu mwuka ntacu uzamuha, niba warakomeretse ntacu uzatanga, no mu mubiri naho ugomba kumenya nyine icyo uzamuha. Kuba papa ni ikintu gikomeye. Impamvu ubona habaho bakiye ku bikomere ni uko umuntu akuraga umuruho nawe ukazaburaga umwana wawe bikazaba uruhererekane. Icya gatatu ni ukuba umurinzi w'urugo. Adamu yahawe inshingano guhinga no kurinda. Yagize sheke mu guhinga, yarazi guhinga pe ariko ntiyarazi kurinda. Rero hari igihe umuntu aba atekereza ngo azanye umuceri akakora inzu ni ashaka ikibazo abagabo tugira. Kugira ngo ubwo yahinze yatanze byose ngo birahagije akananirwa kurinda. Ikindi cya kane ni ukuba umushumba, ni ukuba pasiteri mu rugo ukamenya nyine iby'umwuka. Ikindi ni ukuba umuhanuzi. Buri jambo ubwiwe n'umuntu ugufite ubushobozi, wabwiwe n'ababyeyi, umukoresha wawe cyangwa pastor wawe cyangwa umugabo wawe, akenshi urifata nk'ukuri. Rero ni byiza ko umuntu nyine abazi kwatura ibyiza. Ikibazo nasorezaho no kwibaza ngo umuntu utarahawe byose abitanga bikuye. Ni ikibazo gikomeye. Bafatanya kugitekerezaho n'abadukurikiye, umuntu wese akisakasaka akareba niba ibyo byose asabwa gutanga niba bifite. Amahirwe ya kabiri abasigaye muri Kristo Yesu. Niba utarabihawe n'ababyeyi ntubihabwe na sosiyete, abasigaye muri Kristo Yesu. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Wenda abadukurikiye umuntu yakwibaza ngo mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 16. Twabanye ku itariki 17 z'ukwa karindwi 2004. Ubwo birumvikana ko 17 z'ukwa karindwi twari twujuje imyaka 16. Dufite abana babiri, umwe afite 15 undi afite 14.
dufite uwo mugisha. Yego uwo ni umugisha cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Wenda reka dusoreze ku kintu kimwe. Wenda umuntu yakwibaza ati umugabo mwiza, kumva abantu basenga kuvuga ngo Imana izampa umugabo mwiza, umukobwa n'umuhungu nagasenga ati Imana izampa umugore mwiza. Wabwira umuntu ko umugabo mwiza rumeze gute, umugore mwiza rumeze gute? Ngewe mvuge ku mugore cyangwa umugabo? Byose ushatse wabivuga nta kibazo. Umugabo mwiza n'uriya ndangije kuvuga. Umugabo wubatse kuriya ashobora kuzuza ziriya nshingano. Hanyuma umugore mwiza ni umugore azi umuhamagaro we, azi icyo agiye gukora. Mu migani 14 umurongo wa mbere haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, umupfu ararusenya. Mu ishuri batwigishije ko umutima ukora ibintu bibiri. Umutima n'uruganda rw'amaraso, wakira amaraso mabi ukayahindura meza. Rero hari ukuntu abakobwa iyo agiye gushaka bayumva agiye kwakira ibintu byiza gusa, ntamenye ko azakira umugabo yasetse n'igihe yarakaye, azamwakira yungutse n'igihe yahombye, azakira abashitsi beza n'abanuka inkweto, azakira abantu beza n'abaje kumwiba. Iyo utize guhindura ikibi cyiza, umutima wakira amaraso mabi wakuye mu biryo, hanyuma ugahita uyatunganya akajya mu mutwe. Ubwonko bukontora ibintu 12. Mu ndebere umutima ugize agatoboro kavanga amaraso mabi n'ameza, umuntu ntiyakongera kureba, sensibility yapfa. Rero umugore mwiza nuzi guhindura ikibi cyiza, n'umenya umuhamagaro akavuga ngo Imana intumye iki kuri uyu mugabo, nzakomereza no mu wavukana n'ahandi. Ibindi byiyongeraho, biza bishingiye ku kumenya uri we n'umuhamagaro wawe. Cyane cyane ko twitwa ba mutima w'urugo, urumva nyine turi umutima tekeza umutima wivanga rero. Urumva ni ikibazo gikomeye no kumenya kuvangura ayo maraso nyine, kandi ubuzima bugakomeza nta nduru. Mama hari icyo wenda wakongeraho? Kuvuga ngo umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ntabwo bivuga ko atagira amakosa. Yego. Amakosa umuntu arayagira, ahubwo uko mubanye, uko mugenda mwihanganirana, uko mushyiraho imbaraga mu biganiro, uko mugenda muba beza. Yego. Buri wese yeza mugenzi we, kumwereka ati kariya iyo ugakoze karambangamira, kugira imbaraga zo kugakuraho. Ibiganiro cyane cyane nibyo bifasha kugira ngo abantu babe beza. Ariko ubundi umuntu mwiza nta hantu wamusanga. Ahubwo uko mubana, uko mugenda mukosorana utuntu, kwemera guhinduka, buryo niko umuntu agenda aba mwiza. Yego. Murakoze cyane cyane ko twese tuba tutari ba marayika. Umuntu agomba kwakira ko yashatse umuntu nk'uko nawe ari umuntu. No kwemera kuko ikosa bambwiye niryo, simpagarare ngo vuge ngo barabeshya. Nge kwemera ko ushobora kuba mubi, kwemera ko ushobora gukosa, kwemera gukosorwa, niko kuba mwiza buryo. Yego. Kuvuga ngo umwiza ni uwemera guhinduka, akareka ingeso ze mbi, kandi bakongera ibiganiro kugira ngo barusheho gutyazanya, niko Bibiliya ivuga, kurushaho kwezanya. Kubw'uwo buri wese ngo yeza mugenzi we. Kuko hari ijambo nasomye muri Bibiliya, usibye ko baribwiraga abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo wakunze itorero, ngo akaryeza, akaryishyira ritagira ikizinga. Burya Kristo yadukunze tutari beza, ariko burya nagera kutujyana tuzaba turi beza. Yego. No mu rugo rero niko bimeze. Ntabwo umuntu aba ari mwiza pe, ariko hamwe no kuganira no kwemera. Yambwira ati kano gakosora nkabyemera, nanjye nambwira ntaka nawe gakuraho akagakuraho, buryo tugasanga twabaye beza. Yego rwose, nk'uko tuganirije neza, kandi namwe mwadukurikiye. Imana ibaha umugisha, kandi Imana irushaho kudutoza kurushaho kuba beza nk'uko babitubwiye. Imana ibaha umugisha. Murakoze.